World Mission Frontiers ni NGO yatangiye mu 1994 itangijwe n'umumissionnaire witwa Missionary Paul Kim, umunyamerika Korean waje mu Rwanda aje gufasha kureba. Yari umunyamakuru muri icyo gihe, azaje kwandika ku byabereye mu gihugu cyari igihe nyuma ya genocide. Ahageze nk'umukristo ariko nanone wandikaga ikinyamakuru cyitwa Christian Life, ageze mu gihugu areba ibyahabereye, akorwaho cyane, asanga ntabwo agomba kugarukira ku kwandika gusa, ahubwo agomba kwandika ariko akanagira icyo akora, cyane cyane mu byari bikenewe muri icyo gihe. Hari abapfubyi nyinshi, abapfakazi benshi, impunzi nyinshi, ibibazo byinshi cyane ngo tubizi. Mutakeka kubera uri umukristo, ukireke kuko imyaka ufite itakwemerera gukora icyo. By'umwihariko uyu munsi rero hari gahunda nk'eshatu zo kwitaho cyane, ni ukwakira abanyeshuri bashya, gusezera ku bagiye gusoza ndetse no kuramushinga minisitiri. Abanyeshuri bashya rero turi kumwe, turabashimira ko bahisemo University of World Mission Frontiers. Imana ibahe umugisha kandi izabahe kunezerwa no kugubwa neza muri hano. Kandi icyatumye muza hano, icyatumye muhitamo kuza kwiga hano, by'umwihariko mugahitamo teoloji. Kaminuza hano hanze ni nyinshi cyane, ariko icyatumye muhitamo University of World Mission Frontiers mugahitamo kwiga teoloji mukayigira hano, icyo cyabiteye. Imana izagishyigikire, izagisohoze uko bikwiriye. Namwe muzageze igihe tubasezera mutwaye ubutumwa bwiza, package ifatika muri community musize hanze. Turimo gusezera bagize uruhare runini cyane mu kumobilizinga abandi banyeshuri kuza kwiga. Iyo niyo mushinga babasigiye abashya dufite, namwe gukomeza gukangurira abandi kuza kwiga. Rero muje hano turabishimiye, ariko tunabasaba kugira ikirenge mu cyabakuru banyu, ndetse munaharanira gukora cyane biruse cyane ibyo bakoze. Bafite impact, bafite ikintu bakoze hano gikomeye cyane kigiye kubafasha muri urwo rugendo, ariko namwe muzakore ibindi mufatanyije n'umuyobozi mushya biruta ibyo ababanjirije bakoze. Kandi ukeneye kubona umusaruro mu by'ukuri, imyaka muri mumare hano turi kumwe n'izaba imfabusa, reka imyaka yo guhindura ubuzima bwacu, imyaka yo kubereka icyerekezo nyacyo Imana yagambiriye kugendamo. Hafi yabivuzeho kurimbuka kwa mbere ni uguhusha icyerekezo icyo Imana yagambiriye kuri wowe. Rero muri hano n'abatashoboye kuboneka hano, muzabaho ubwo butumwa. Turifuza ko uwaje atazi umugambi w'Imana ku buzima bwe azave hano yawe. Uwaje hano atazi umuhamagaro w'Imana uri ku buzima bwe azave hano yawe. Uwaje hano agishidikanya iby'agakiza azave hano ashikama. Uwaje hano afite intege nke n'utuntu n'utuntu azave hano ashikamye, ahindutse, ari umuntu muzima ugiye guhimpakitinga community iri hanze. So ntabwo ari ukwiga gusa, ariko twige tugwiza ubwenge nk'uko pasiteri yavuze, tugwiza imbaraga. Ibyo kandi iyo tumaze kubibona n'ubuntu bw'Imana butuzaho, noneho bukatwemerera guha abandi kubyo twabonye. Ibyo ni byo mbifuriza muri hano abanyeshuri bashya. Ku banyeshuri bashoje, mushoje nyine bachelors. Actually dufite n'abasoza diploma, dufite n'amacertificate. Ntabwo mushoje nyine ni icyiciro runaka gusa mubaye mushoje, ariko hari ibindi byiciro biruta ibyo. Ntabwo mbifuriza
kubisohoreza kuri certificate cyangwa diploma cyangwa bachelors. Ni byiza ko twongera gushaka ubumenyi kugira ubundi bumenyi. Murabizi ko polisi cyangwa politiki y'igihugu imeze uyu munsi, n'ubwo pastors cyangwa se abakozi b'Imana bagomba kwiga kuyobora, ukayobora ariko ufite icyo urusha abuyobora. Iyo mbitekereje nibuka sebukwe wa Mose amubwira ngo ntabwo uzabura gucika intege n'aba bantu uyoboye. Nuguma kuri standard imwe nabo, nusenga uko basenga, nusoma ijambo ry'Imana uko barisoma, nucira imanza nyine kwa kundi yabigezaga kose, ariko umuntu ashobora kongera n'ibindi bintu. Niwiga bachelors nawe uyoboye bakiga bachelors, nuguma kuri diploma nawe uyoboye bakiga diploma, uzabura gucika intege nabo. Kubera iki? Ubushobozi burabungana, ubwenge burabungana. Niba gucyarenginga uzabura uko bacyarengera nyine, kubera muri level imwe. Ni byiza ko abo tuyobora baba bafite certificate, ubayoboye akaba afite diploma, abayoboke bagera kuri diploma, ubayoboye akajya kuri bachelors, bazamuka baza bachelors ukajya kuri masters, kugira ngo utazacika intege nabo muri urwo rugendo. Ugomba ubarusha ubwenge wongere kubarusha amavuta, wongere ubarusha umwuka, wongere n'ubuntu bw'Imana ari bukuzaho, ubuze ari bwinshi kurusha ubw'abayoboke. Urumva Yesu yabanje kugwiza imbaraga, agwiza ubwenge. Ibyo byose bimaze kumuzaho, ubuntu bw'Imana kumuzaho. Ibyo ubuntu bw'Imana ntabwo bwapfa kujya ku muntu utagwije imbaraga udafite icyo afite. Hari icyo ugomba kugwiza n'ubuntu bw'Imana bukamanuka muri kantite ingana n'ibyo ugwije. Abagiye kugraduatinga mu kwa karindwi tuticara, turakomeza aho Imana yakwerekeza hose. Niho kintu society muri University of World Frontiers ariko bikora uvuga ngo sinzacika intege nabo nyoboye. Kandi nanone no kugira ngo tugire umumaro mwinshi cyane mu gihugu, dufite abakozi b'Imana bize icyo leta yifuza, kubona abayobozi b'amatorero bize ikiboneka, kandi atari ukugwiza impapuro gusa, ahubwo bifite impact mu bo tuyoboye mu Banyarwanda. Nigeze numva ijambo Minisita wa Minaloc yavuze batangiye gusaba abakozi b'Imana gusubira amashuri bakiga. Aravuga ko niba umuntu uvura igiti afata umwanya wo kwiga kuvura igiti, nigute abavura roho batakwiga? Numva mbana challenge, numva nsigaye, numva Mana yanjye we, kuko umuntu avura igiti afata imyaka 5-6 yo kwiga kuvura igiti. Igiti kibeho abantu barimbuke. Igiti nta nubwo gitekereza ibibazo by'isi, ntacyo bikibwiye. Yewe ngira ngo niyo igikoko kirimizi, igiti cyuma kitazi ko kisate, niyo cyumye n'ikibimenya. Ariko umuntu agafata umwanya wo kwiga kukivura. Abavura roho tugakoresha amagambo Pastor yavuze y'abanyamagare kugira ngo nayahe gusatura n'ibyo tubyigira ibyo biva mu ishuri by'ibihimbano. Niba mukabyara mwe mureke twige, nibura nuko kwiga kwacu ubwo bumenyi utume ibyo bintu bivamo, turandure ibyo bimenya ngo hariya ngo kugira kugira gusatura science, kandi nkababazwa no kuba bikoresha babishyigikira n'ijambo ry'Imana, kandi nta ruhare, nta sano, ntacyo bikuriyeho. Umuntu gusa akabikora kandi bikanafatana. Itorero uyu munsi rikabivuga n'irindi, ejo rikabivuga n'irindi, hakamamara ibintu byinshi, ijambo ry'Imana rikabizwa. Reka ubwo tugiye kugraduatinga rero no mu
bidufasha ni muzi kwanariza uko babivuze ni mujya mu kintu nk'icyo mutinyuke ntabwo kuhangana ntabwo ari iki mutinyuke ubaze uwabivuze ku bintu ni ijambo ry'Imana ryanditse abidefendinge kuko nibyo bikomeze kwangiza izina ry'itorero mu gihugu. Rero ubwo mushoje twizere yuko hari umurimo mwiza ugiye kudufashamo hano hanze kandi n'Imana izabashyigikira kuko uyu ni umurimo wayo. Ntabwo nshaka kubatingira cyane kuko hari n'ikindi gikorwa cyo Blood Ministry ndagira ngo ibijyanye na graduation turangirize hano kuko n'umunsi wa graduation n'abasoza soreza kuko n'ubundi na graduation irahari ntabwo tuzongera tuvuge actually turacyari kumwe tuzakomeza kuvuga ariko icyo nabasaba ni kimwe ariko abanyeshuri bashya ari abashoje umenye ngo umurimo turimo wose no kwiga no gukorera Imana ibyo dukora byose tubikore mu murongo wo kuba abakristo. Rero naganiraga n'ababwira hari ibintu dukwiye gukora kuri ino si tudakwiye gukora nutakeka kubera uri umukristo ukeke kuko imyaka ufite itakwemerera gukora ibyo imyaka nitakurengera basi rege no kubera pozisiyo kuko byanga bikunze hari ibintu tureka gukora kuko turi abakristo nyamara wakabikoze ukabwira nibikora baravuga ndi umukristo ukabireka ariko ukahatambuka ukabona natsinze ibindi wabigeramo nk'umuyobozi nabikora nk'umuyobozi kubera icyo cyubahiro cya kiyobozi ukabireka ariko naho ukabona hatambutse ariko hari n'ibyo ugeraho ukavuga ku myaka mfite n'icyo umubyeyi w'abana bangahe mbese nabikora hagombe habeho umuntu kureba hirya no hino akavuga ngo hari ikigomba kundengera kuri ibi ariko batambuka kandi bakomeza ubuhamya bwiza. Abanyeshuri turi kumwe ndabinginze hano nubwo turi mu ishuri bivuga kenshi iyo naje mbatangaza ku ishuri nimukibagirwe icyo muri cyo mbere y'uko muza. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV kumwe mumaze kutumenyera ko tugira gutya tukanyarukira ahantu hatandukanye cyane cyane mu bintu by'iyobokamana. Ubu none twanyarukiye rero muri University of World Mission Frontier, turi kumwe rero n'umuyobozi w'iki kigo cyangwa w'iri shuri byose agiye kuza bidusobanurira kugira ngo tugerane nawe ikiganiro. Murakoze cyane. Nitwa Doreen Kagire, the country director wa World Mission Frontiers, nkaba na University Secretary wa University of World Mission Frontiers. World Mission Frontiers mbere yuko tujya kuri university ubundi ni iki? World Mission Frontiers ni NGO yatangiye mu 1994 itangijwe n'umumissionnaire witwa Missionary Paul Kim, umunyamerika Korean waje mu Rwanda aje gufasha kureba, yari umunyamakuru muri icyo gihe azaje kwandika ku byabereye mu gihugu cyari igihe nyuma ya genocide. Ahageze nk'umukristo ariko nanone wandikaga ikinyamakuru cyitwa Christian Life, ageze mu gihugu areba ibyahabereye akorwaho cyane, asanga ntabwo agomba kugarukira ku kwandika gusa ahubwo agomba kwandika ariko akanagira icyo akora cyane cyane mu byari bikenewe muri icyo gihe. Hari abapfubyi nyinshi, abapfakazi benshi, impunzi nyinshi, ibibazo byinshi cyane ngo tubizi, yumva agomba kugira icyo akora muri icyo gihe. Muri uko gukora ibyo bikorwa bitandukanye ni nako igitekerezo cyo gushinga NGO World Mission Frontiers cyaje, atatangira arabikora, iza kubona ubuzima gatozi mu 2002. Ifite uretse university nibihe bikorwa bindi yabikora mbere ko tujya ku ishuri rya kaminuza? Ifite ibikorwa dukora mu buryo nka bune. Dufite uburezi, tukita ku bikorwa by'imibereho myiza y'abaturage, ku iterambere ndetse n'ivugabutumwa.
muri ibyo bice uko ari 4 dufitemo ibikorwa bitandukanye dukora. Mu gice cy'uburezi dufitemo secondaire World Mission TVET School, tukagiramo amagaridienne 2 yitwa Joyful Preschool and Kindergarten, ishami rimwe rikorera i Kigali, irindi rigakorera i Nyamasheke. Hanyuma mu gice cy'uburezi nanone ni naho dufite University of World Mission Frontiers yigisha theology cyangwa iyobokamana. Ubwo rero dufite n'ibikorwa bitandukanye bya social. Tuza kuri rero kaminuza yigisha nyine iby'iyobokamana, muri mu gihe cyiza ni igihe leta y'u Rwanda isaba abayobozi b'amadini n'amatorero abigisha iby'iyobokamana kuba baba ari abantu byibuze bari trained muri theology. Iki cyemezo cya leta university yatangiye cyamaze gusabwa cyangwa yatangiye mbere yacu? Icyemezo cya leta cyatangiye kaminuza imaze igihe ikora. Urumva yatangiye mu 2012 ubwo ihera Uganda kuko naho turahakorera na Tanzania, nyuma tuza gutangira mu Rwanda 2016. Urumva rero icyemezo cyaje nyuma kaminuza ikora. Kaminuza rero ikora ubu ngubu ifite ibihe byiciro, ikora gute nyine abantu badukurikiye rimwe na rimwe hari igihe bataba bari banayizi ariko bakaba bagiye kugira amahirwe yo kuyimenyamo, basobanurira ikora gute, ikiza avantages zayo nizihe? Hano hari amashuri menshi ya theology muri World Mission Frontier, umwihariko wanyu n'uwuhe? Murakoze. Kaminuza yacu rero itanga ibyiciro 4. Dufite icyiciro cya certificate, diploma, bachelors na masters, master in divinity, tuyita MDiv mu magambo ahinnye. Umwihariko wacu rero kaminuza yacu itangira intego nkuru ari nayo umwihariko yashyizweho kugira ngo ifashe abakozi b'Imana bifuza kongera ubumenyi mu by'iyobokamana, ibegereza amashuri hafi. Umwihariko rero ibyo mwatubwiraga. Umwihariko wacu ni uko iri shuri ryatangiye rifite intego yo kwegereza abantu amashuri yabaho ubumenyi kandi bwiza bushyitse bw'iyobokamana kandi ku giciro gishoboka cyane, gito cyane, kiri hafi ya ntacyo. Exactly. Twe iyo tubivuga hano tubifata nka scholarship zihabwa ababyifuza bose kuza kwiga. Ikindi kandi ntawe duheza. Amashuri abaho ariko akagira abafatira akavuga ati abaturuka muri iri dini ntabwo tubashaka, abaturuka ntabwo twubakiye ku idini runaka. Ni ishuri ryashyizweho kwigisha umukozi w'Imana wese wumva ashaka kongera ubumenyi. So nawe duheze, uwo n'umwihariko wacu. Mu minsi yashize hari kaminuza za theology zagiye zijya gutanga impamyabumenyi cyangwa impamyabumenyi, ndatekereza ko ariko bavuga, leta ikabangira kubera ko rimwe na rimwe wasangaga abantu bagiye guhabwa lisansi kandi barakiriwe batarize na secondaire. Hano ho byaba byifashe gute ko twumvishe muri gutegura graduation? Hano navuga ngo nta kibazo dufite kuko twakira abanyeshuri twagendaga twita no ku byiciro bafite. Twarimo tuvuga ko mu minsi yashize hari amakaminuza akunda kugirana ibibazo byo kugongana na leta, cyane cyane yageze mu gihe cyo gutanga nk'impamyabushobozi zisumbuye, wenda bachelors cyangwa lisanse, ugasanga leta isubiye inyuma ikareba abanyeshuri bize niba bari barize secondaire juste kuko nta muntu wawemerewe kuba yahabwa ibyo byiciro byibuze adafite secondaire. Namwe twumvishe muri gutegura graduation, aho ngaho ntimwaza bitana n'ibyo bibazo byose bibiri regularly. Very good. Murakoze cyane. Ibyo bibazo turabizi ko bihari hano hanze, ariko mu mikorere yacu hano twagerageje kubyirinda kuko tuzi neza twubaha amabwiriza yose atangwa hano mu rwego rw'igihugu. So icyo twakoze ni uko abanyeshuri bose twakira twita ku mpapuro zabo, dufata ibyiciro, buri wese tumushyira mu cyiciro akwiriye
urugero uwarangije Troncom tumuha certificate in ministry niko yitwa. Hanyuma uwarangije wa gatandatu wisumbuye ariko afite yitwa principal pass imwe tumuha diploma. Hanyuma uwarangije wa gatandatu akaba afite principal pass ebyiri cyangwa eshatu, uwo niwe wemerewe kujya muri bachelors. Noneho abajya muri MDiv masters byo ni itegeko abafite lisansi. So abantu banyeshuri bacu bose tubashyira mu byiciro bibakwiriye. Ubwo rero turumva nta kibazo tuzagirana na leta. Ahari twabanje kukigirana n'abanyeshuri, umunyeshuri ashaka icyiciro runaka ariko mwasuzuma impapuro ze mugasanga atagikwiriye, ariko mu rwego rwa leta nta kibazo tuzagira. Bivuze yuko umunyeshuri wese wakwifuza kwiga teoloji muri iyi kaminuza cyangwa iri shuri kubera uko mu class ibyiciro bitewe n'icyiciro sanzwe arimo bimworohera kuba yabona uburyo yihugura muri teoloji. Rwose apfa kutuzanira impapuro zijyanye n'icyo cyiciro yifuza, abona ariga. Ariko of course aza mu gihe cyo kwakira abanyeshuri. Twakira mu kwezi kwa mbere, ubwo ni semester inshya, tukongera kwakira no mu kwezi kwa munani. Urumva rero agomba kuza muri ibyo bihe. Aba masters by'umwihariko bo bakorana interview, kuko tuba dushaka biga mu Cyongereza, bagomba gukora interview kugira ngo tumenye urwego rw'Icyongereza ariho. Noneho iyo dusanze ari hasi mu Cyongereza, abanza no kunyura mu ishuri ry'Icyongereza bwite, kuko bakora research, bandika ibitabo, bagomba no kubidefanda mu Cyongereza. So mbere yuko tumwinjiza muri faculty tugomba no kubanza kumufasha akamenya Icyongereza neza, bikazamufasha kwandika igitabo no kukidefanda. Hari abayobozi b'amadini n'amatorero bamwe na bamwe cyangwa abafite aho bahuriye n'iyobokamana bateye imigeri itegeko rya leta cyangwa ibwirizwa risaba yuko umuntu wigisha iby'iyobokamana cyangwa umuyobozi w'idini agomba kuba byibuze afite formation cyangwa afite lisansi cyangwa impamyabumenyi mu bijyanye n'iyobokamana. Nkaho uhorana nabo ukaba bareba ukurikije uko ubona abanyeshuri biga nyine teoloji abarangiza ubumenyi baba bafite, niki wavuga kuri iri tegeko rya leta? Ese leta nawe waba uvuga ati barihuse, usanga wenda ari byo kiri ikintu bivuga nk'umuyobozi wa kaminuza cyangwa umuntu ureberera nyine abapasiteri baba bari kwiganga? Murakoze. Itegeko rya leta reka no kuri iri tegeko, gahunda ya leta ni gahunda nziza cyane. Kuri jye ntakitwaye, kuko uyu murimo w'ivugabutumwa, katuvuga w'ivugabutumwa, ni umurimo ukomeye cyane. Ni umurimo uhindura ubuzima bw'abantu. Ni umurimo uzana ubuzima bushya mu bantu. Umuntu wari udafite umurongo, umuntu wari ikihebe, umuntu wari udafite uko abayeho, yakwakira buno buzima ukabona arahindutse. Bivuga ngo guhugura umuntu ugomba gutanga ubu buzima buhindura abantu ni ikintu cy'ingenzi cyane. If anything, abantu abakora uyu murimo wo kuvura roho bagombye kuba biga cyane kurusha abandi, kuko bakora ikintu umuntu atabona ariko kikaza kugira impact ku buzima bw'ubuntu mu buryo buhambaye. Bitandukanye n'uko umuganga apima amaraso akamenya icyo urwaye, akamenya umuriro, akakwandikira umuti. Uyu muntu aravura n'amagambo gusa ashingiye ku ijambo ry'Imana, avuge, ajye inama, asenge, ubuzima bw'ubuntu buhinduke. Bivuga ngo rero uyu muntu kwiga akagira ubumenyi buhambaye cyane kuri uyu murimo akora ni ibintu by'ingenzi cyane. Rero jewe nshyigikira gahunda ya leta, kuko leta kutabyitaho, leta kutabikurikirana, murabizi hano hanze dufite uburyo tubikoramo kandi tukabikora mu buryo bunyuranye, yewe n'ijambo ry'Imana bidahura. Rero kwiga kugendera ku murongo wa leta ni ikintu nshyigikira cyane. N'abanyeshuri bacu barabyakira, bibanza kugorana kubyumva, ariko uko iminsi igenda nabo bahura n'izo ntambara zitandukanye hanze, bakumva ko ari ngombwa
ko bagomba kwiga. hari amwe mu makaminuza ya teoloji usanga abayobozi bayo cyangwa abantu babareberera bavuga bati mukwiye kuzajya muza kwiga ariko mwujuje indangagaciro za gikristo, dore ko muri n'abayobozi b'amadini bamwe bakabashinja ko bakora amakosa nk'ay'abana bo muri segonderi, gukopera ibiki n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Hano muri World Mission Frontier nta bakozi b'Imana mujya muhura na bene ibyo bibazo, wenda mwabibabonyeho cyangwa abo ni ba miseke igoro 100% nk'abakozi b'Imana koko? Oya, uko biri kose niyo nubwo biga nk'abakozi b'Imana kandi bakiga n'iyobokamana, ariko n'abantu nanone. So ara agace kabamo hagakorwa amakosa umuntu akora. Ayo rero tugenda tuyabona, ariko nanone ni inshingano zacu nk'abayobozi gukomeza kubakangurira, kubereka ko bidakwiye, kuko uretse no kuba biga hano abenshi muri bo bayoboye amatorero. Uko bitwaye hano akenshi bitwereka ishusho y'amatorero bayoboye. Impamvu rero bidutera impungenge iyo tubonye bitagenze neza, bikaduha n'umwanya wo kubahugura, bikarenga kwiga gusa, nuko tuba dutekereza no ku buzima bw'abakristo hano hanze bayoboye. Rero ntibitubuza kubacyaha cyangwa kubahugura, nubwo ari abakozi b'Imana bakomeye cyane kandi twubaha, ariko iyo baje hano ku ishuri tubafata nk'abanyeshuri, tukabacyaha nk'abanyeshuri. Ariko iyo bari kwigisha nka apotre wenda bishop runaka uba warubatse nk'izina hano hanze, kuriya ntabwo ashobora kuderanja abarimu cyangwa ngo azana yayo matitire kuyakangisha, wenda agira ibyo yangiza mu kigo. Ndavuga ibyo yangiza mu mahame wenda n'amabwiriza. Urebye nta nubwo ari titire gusa, no kuba tuhahuriza abantu baturuka mu madini atandukanye ubwabyo, nayo ni challenge ikomeye. Ariko iyo bageze hano ikintu cya mbere ni ugushyira hasi ibyubahiro, kwibagirwa amahame n'amabwiriza yo mu madini baturutsemo. Hano dufite university policies. Izo university policy zihana umukristo wo hasi, zigahana na apotre. Ubwo rero niyo mpamvu tubasaba gushyira hasi ibyubahiro bakaba abanyeshuri. Ariko mu kuba abanyeshuri ntibibagirwe ko ari abakristo. So ntabwo badutera ubwoba kubera ibyubahiro bafite. Hari policies za kaminuza zikurikizwa. Tuza hano rero muri iki kigo cya University of World Mission Frontier, hari habaye uyu munsi twabonye nyine mu birori abantu bishimye, dusobanuriye muri make tugenda tugana no ku musozo ibintu byari byabaye ahangaha. Unatubwire bimwe mu byo twamenye iyi ministeri y'ivugabutumwa yatangijwe muri iki kigo. Murakoze. Ibirori twari dufite uno munsi byateguwe n'abanyeshuri ba undergraduate. Ubwo ni certificate, diploma na bachelors. Turateganya graduation mu kwezi kwa 7. Abanyeshuri rero harimo abazasoza mu kwezi kwa 7. So ibirori byari byo gusezera aba bazagraduatinga mu kwezi kwa 7, ni nayo promotion ya mbere. Bazasoza mu kwa 7, ariko noneho hari n'abashya baje uyu mwaka. So twari dufite ibirori byo kwakira abashya, tugasezera abagiye. Aba rero harimo n'abagiye batangiye ministeri yitwa Light Mission Ministries, yo kuvuga ubutumwa hano muri kaminuza, mu bigo by'amashuri hirya no hino, ariko bakanakoresha cyane ubumenyi bakuye hano muri kaminuza. Muri make no gushyira mu bikorwa ibyo bize, kugira rero ngo ubwo ubumenyi bakuye hano butazazimira. Igitekerezo cyo gukora iyi ministeri niko cyaje, kugira ngo n'abazarangiza bagiye gusoza uyu mwaka, n'abazaza bakurikiraho, n'abazaza ikindi gihe, bajye bakomeza gukora uyu murimo banyuze muri iyi ministeri, bakoresheje ubumenyi bakuye hano muri ubwo, ariko banarushaho no kumenyekanisha kaminuza, kugira ngo n'abandi bifuza kwiga batari bazi ko hari kaminuza nziza ikora umurimo w'iyobokamana mwiza, barushaho kuhamenya nabo bazi. Rero nibyo birori twarimo uyu munsi, tutangiza ku mugaragaro
iyo minisiteri. Twabonye amakorali ya hano azi kuririmba yaba iyo muri segonderi yari yaje mu ibyo birori, ndetse ni na worship team cyangwa na korali nyine y'iyi minisiteri yatangiye. Ndetse mu by'umuyobozi wavuze yuko niba batayari bagategura indirimbo mwabafasha kuba bazishyira hanze nka alubumu zikabasha kugera ahantu kure. Uwo mushinga uzamara igihe kingana iki? Abantu bazabona izo ndirimbo ryari, niba hari icyo mwabidutangarizaho? Worship team zirahari, yaba ari iya kaminuza Light Mission Worship Team, n'iya segonderi yitwa VOEM team. VOEM Worship Team. VOEM ni amagambo ahinnye Voice of Eternity Ministry. Hanyuma mwababonye ni abaririmbyi beza, uriya ni umurimo w'ivugabutumwa. Ubutumwa rero biba bikwiriye ko burenga imbibi, burenga iki kigo dukoreramo bukagera no ku bandi. Rero uburyo bakoramo uwo murimo ni mu ndirimbo, ni abaririmbyi beza. Umushinga urahari, proje irahari yo gukora izo ndirimbo kuko ni izabo, zikarushaho kujya ahagaragara zigafasha n'abandi benshi. Ntabwo turaranza kuwutegura neza, ariko by'umwihariko iyi worship team niyo ifite iyo nshingano yo kuwutegura no kutwereka ibyo bakeneye n'iryari babikeneye, hanyuma natwe nk'ubuyobozi tukazabashyigikira gushyira ahagaragara izo ndirimbo zabo. Tugana ku musozo, nk'umuyobozi uyobora ikigo nyine gikorerwamo ibintu by'iyobokamana cyane cyane ariho bishingiye, wowe n'irihe vugabutumwa wabukora mu bisanzwe ubundi uretse kuba umuyobozi gusa? Hanze ya kaminuza, ni ukuvuga ngo hanze y'iki kigo. Yewe ndi umuvugabutumwa nk'uko bivuze, ariko nkorera cyane mu itorero nsengamo yitwa Rwanda Christian Revival Church. Umushumba mukuru yitwa Bishop Rwasibo Cosma, ariko umushumba wanjye bwite unshumba yitwa Pastor Andrew Rubagumya. Hanyuma umutware wanjye bwite nawe ni pastor, ariko akaba na representative wungirije w'iri torero. Hanyuma muri iryo torero giye nkaba umuyobozi w'abadamu. Ikindi kandi nkunda no kuvuga ubutumwa bwiza hirya no hino aho natumiwe hose. Iyo mfite umwanya mbipanga neza ajya gukora umurimo w'Imana, ariko nkunda no kuririmba. Rero ubwo numva no mu ndirimbo nabyo naho mvugiramo ubutumwa, ariko noneho nkiyongereho n'impano yo kwandika kandi ndumva ari ikintu nshaka gushyiramo imbaraga, ndetse inzira yindi mbyita ko ari indi nzira Imana nanone yacinguye yo gukoreramo umurimo wayo. Kwandika uwo ntabwo turi buze kubivugaho cyane, tuzabifatira ikindi gihe. Ariko watangiye kwandika ryari? Waba umaze kwandika ibitabo wenda nka bingahe, cyangwa icyo wanditse tugiye kuzagaruka kukureba tukivugaho? Twabwo kidukumbuza abantu bazakurikira igice cya kabiri cy'ikiganiro. Murakoze cyane. Kwandika navuga ngo ubusanzwe kwandika ni impano yanjye. Niyo nshatse gukominika neza ikintu kikumvikana kurusha uko mvuga, mbikora mu nyandiko. Nshobora gusobanura ikintu mu magambo hari nkaba nagisobanura mu buryo butanyuze umuntu, ariko iyo nanditse biza neza, mbivuga neza, ubutumwa butambuka neza. So nagiye nisanze mu bikorwa bitandukanye byo kwandika ibintu byinshi bitandukanye, poems, n'uburyo neguramo nk'inyigisho iyo ngiye nko kwigisha ahantu runaka. Uburyo neguramo inyigisho biza neza, mbikora neza, mba numva bigenda neza. Ariko noneho hamwe n'ibyo bintu bitandukanye nisangagamo nandika, niho haje guturuka igitekerezo noneho cyo kwandika igitabo. Ntabwo nari nsanzwe mbikora, byaje nyuma. Rero ndatangira, ariko mbona ari ibintu ntazi neza, nta muntu nagishije inama, nta muntu nigeze mbaza ngo bandika gute igitabo. Nicaye kuri mashini ndi mu kazi, numva ibitekerezo biraje. Hanyuma nk'uko wavuze tuzaba tubisubiraho, ariko igitekerezo ko cyaje ni uko nafunguye page ya Word, ako kanya mpita nandika ibinje mu mutwe. So kugira ngo bizajye kuvamo kiriya gitabo rero, nuko nandikaga page nkagenda mbitekereza,
ejo nkaza mfite ibindi bitekerezo nkasiba ibya mbere nkashyiramo ibya kabiri, najya kurangiza shapitire nibwira ngo nakoze ibintu nyabyo nkumva haje ibindi nkongera nkayisiba ngatangira indi. Cyangwa ubundi nkisanga noneho iyo nkahitamo kuyireka nyiti ya mbere nkahita njya gutangira iya kabiri, kuko ibyo numva mu mutwe bidakwiye kuza muri shapitire ya mbere ahubwo bijya mu ya kabiri, nkahita nkora shapitire ya kabiri bikajyayo, ngatangira nkandika, nazagera hagati nkumva bimwe ntibikwiriye kubaha nkongera nkabihakura gutyo gutyo. Gusa gusanga rero igitabo ndacyanditse kirarangiye. Gifite page zingahe, cyitwa gute ko badukurikiye? Ifite nka page 225, cyitwa asama cyane nduzuza akanwa kawe. Asama cyane nduzuza akanwa kawe. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, iki gitabo tuzagaruka tumurebe noneho aturamburire byinshi muri cyo, ubutunzi bukoye muri cyo muzabasha kubukurikira. Turabashimiye cyane kubw'ikiganiro kiza mugiranye na Iyobokamana TV. Murakoze cyane, mwakoze kuduha umwanya wanyu namwe.